Uyu mugabo Rugema yongeye gukora amakosa. Uyu mugabo Rugema yongeye gukora amafuti. Uyu mugabo Rugema yongeye gukoza agati mu ntozi. Yongeye kuzura akaboze. Uyu mugabo Rugema yakoze amafuti, yakoze ikosa rikomeye cyane. Uyu mugabo Rugema yakoze ikosa rikomeye rishobora gutuma Nyiranambara amukeka. Uyu mugabo yakoze ikosa rikomeye cyane rishobora gutuma Nyiranambara azura umugara aba Nyiranambara wa nyawe. Uyu mugabo Rugema yongeye gukora ikosa rikomeye cyane. Umuntu bita Nyiranambara yirukanye umuntu bita Fabiola. Amaze kumwirukana umuntu bitwa Rugema arahindukira atabara Fabiola, amuhisha mu rugo. Ibintu umuntu bita Nyiranambara aramutse amenye cyangwa se naramuka abimenye biri buze gufata indi ntera ikomeye cyane. Uyu mugabo bita Rugema afite amakosa akomeye cyane. Yateye inda uyu mwana w'umukobwa Fabiola, ariko aracyamurwanira, yego ni byiza, ariko ari gukora amakosa amwe akomeye cyane, ari gukora amakosa mabi cyane, arishobora gutuma urugo rwo rwisanga hasi ku butaka. Uyu mugabo Rugema afite amakosa akomeye cyane. Uyu mugabo Rugema tubona nawe ari mu mazi abira. Uyu mugabo Rugema tubona nimba ari umuntu uri mu mazi abira, wa mbere na mbere ni uyu mugabo bita Rugema. Rugema afite ibibazo bikomeye cyane. Rugema afite ibibazo, ari mu mazi abira, ahagaze mu mazi abira. Rugema, mwabonye intambara Rugema ari kurwana intambara nyinshi zigiye zitandukanye, ariko ndazi neza ko izi ntambara ntabwo ziri bumusiga amahoro. Uyu Fabiola yanze kuvuga ukuri abwira Nyiranambara ko ubita umugabo we Rugema yamuteye inda, ariko mu kwanga kuyivuga ngo ari kurengera ngo urugo rwe rudasenyuka. Ariko nyamara urugo rwe rwarangije gusenyuka. Rugema urugo rwe rwarangije gusenyuka, nuko atabibona. Rwarangije gusenyuka kuko uyu Nyiranambara uri hano yazuye imigara. Yafashe Fabiola arazingitiranya, ajugunya hanze nk'aho atigeze kumumenya, nk'aho atigeze kuba murumuna we, nk'aho atamuzi aribwo bwa mbere amubonye. Uyu mugabo Rugema yahindukiye, aragenda aramufata, aramuhisha. Ikosa rikomeye cyane Rugema yakoze. Yari gufata uyu Fabiola akamujyana hanze, byibuze akamucumbikira hanze nk'uko ari kubivuga, ariko atamuhishe. Ubu ngubu uyu Nyiranambara namara kumenya ko Fabiola akiri muri rugo, aramubaza impamvu yamwirukanye akaba agihari. Kandi byanga binoga uyu Rugema bashobora kumuvumbura ko ari we wamuhishemo. Kandi nibabimenya uyu Rugema na Nyiranambara umuriro urahita waka hagati yabo, urwango rurahita rutangira hagati ya Rugema na Nyiranambara, dore ko umuntu bita Nyiranambara yahoze kera akeka ko uyu Rugema ari we wateye inda Fabiola. Ese biragenda bite? Uyu nguyu Nyiranambara nawe afite ibibazo bikomeye cyane. Nyiranambara bura nawe afite intambara nyinshi ari kurwana, dore ko yitwa na Nyiranambara koko. Nyiranambara afite ibibazo bikomeye cyane. Afite ibibazo by'uko murumuna we Fabiola yatewe inda, akaba yamwihakanye, akamubwira uti mvira mu rugo. Iyo ni intambara ya mbere, kubyakira nawe biri bumugore. Intambara ya kabiri turi kubona igiye gucumba nanone, igiye kwaka, ni intambara y'ukuntu uyu mwana w'umukobwa Isimbi atwite. Twamaze kumenya ko atwite, ariko muri aka kanya umuntu bita Nyiranambara ntabyo azi ko umukobwa atwite, ariko nyamara aratwite. Ahubwo intambara igiye kongera kuvuka ni intambara yo kumenya ngo Nyiranambara nabimenya ko umukobwa w'Isimbi atwite biragenda biti, biraherera he? Ese Nyiranambara arabyakira ate kumva ko umwana we Isimbi atwite? Uyu muryango ufite ibibazo kwa Nyiranambara, bafite ibibazo kwa Rugema, bafite ibibazo bikomeye cyane. Kwa Rugema bafite ibibazo bikomeye cyane, ariko
nibakomeze bagire ibibazo, kuko bagambaniye umwana w'Imana, umwana w'umukobwa iribagiza, umwana utarigeze agendera mu nzira z'ibibi. Baramugambaniye, baramushebeje, baramutoteje. Aka niko kanya kugira ngo Imana imuhorere. ubu ngubu umuntu bitwa iribagiza, Imana imuhishe mu mababa yayo. Abanzi kubera ko bari kwinyuraguranamo, nawe afite agahenge ubu tuvugana. Ntabwo bakibona uburyo bamutoteza cyane nka mbere, kuko bihugiyeho ubwabo Imana yabateje ikibazo mu muryango hagati, bihugiraho. Imana yavuze ngo reka nteze ibibazo, ntange agahenge. Uyu mwana w'umukobwa Isimbi, Nyiranambara namara kumenya ko atwite, umuriro urahita utangira bundi bushya. Nyiranambara niyo mpamvu nabwiye ngo afite ibibazo bikomeye cyane, byanatuma arwara depression. Nyiranambara afite ibibazo. Namara kumenya ko uyu mwana w'umukobwa Isimbi, umwana we atwite, ashobora no kwiyahura. Nyiranambara ikintu cyakorwa, yabanza akabaza uwateye inda umukobwa we, kuko niyo turufu ya mbere. Kandi twamaze kumva ko umukobwa we yavuze ko yaryamanye na Cyusaho rimwe. Ese Cyusa kuko yaba yararyamanye nawe? Ni ikibazo dukomeje kwibaza. Kandi koko umuntu bitwa Isimbi aratwite. None uyu mukobwa niba koko yararyamanye na Cyusaho rimwe, Nyiranambara akazamenya ko umukobwa we twite, kandi agapereza amakuru agasanga umuntu wamuteye inda ari Cyusa, umuriro uzaba ugiye kwaka. Uriya muryango kwa Cyusa nawe waba ugeze mu bibazo, kuko ntabwo bishimiye kuba bafata umwana wabo Cyusa, umuhungu wabo, ngo bamushyingire Isimbi. Ntibibaho, kuko bamaze kumenya yuko Isimbi wiyita iribagiza atari we, ahubwo iribagiza bita Isimbi ari we iribagiza wa nyawe. Bamaze kumenya ukuri rero, niyo mpamvu bavuze ngo ntabwo dushobora gufata umuhungu wacu Cyusa ngo tumushyingire Isimbi, ntibishoboka. None ko Isimbi yavuze ko yaryamanyeho na Cyusa rimwe, ngo ataba atwite, kandi tukabona ko yatwise, ibi bintu biraza gucura iki? Nyamuneka ibi bintu biraza gucura iki? Ibi bintu turazibandwa tuzerekeza he? K'umuriro watse. Ibi bintu biraza kugenda bite? Nyiranambara we ari buhitana abantu. Nyiranambara arakomeye cyane, umugara wazutse, umuriro watse kwa Nyiranambara. Ariko nanone umuntu witwa Rugema, nanone tumugarutseho, mwabonye ko intambara ari kurwana zitamworoheye. Ari kurwana intambara zo kugira ngo umuntu bita Kamarade na Emily bataza n'umuti ngo bawuhe iribagiza, akibuka byose iby'amateka ye, ibyo ko Rugema yahemukiye ababyeyi be, ibyo ko Rugema imitungo yose bari gukiniramo ariyo kwa iribagiza neza. Iyo ntambara ari kuyirwana, ariko ntabwo iri bumworohere. Imana iraza kubicisha bugufi. Uyu muntu bita Rugema twabonye ari kurwana n'indi ntambara, kuko ino mitungo yo kwa iribagiza yagiye agurishamo n'uyu mugabo. Twabonye umusanga mu rugo ari kubundabunda ava muri kariya kazu yari yahishemo umuntu bita Fabiola. Aramubaza ati se buri gihe nzaza kukureba untura ibibazo by'umuryango wawe, ibibazo byanjye bigeze he? Byumvikane yuko uyu mugabo nta makosa arimo, kuko we yagiye agura imitungo imwe n'imwe, yagiye agura ubutaka bumwe na bumwe. Byumvikane yuko nawe ari gushaka ukuntu bitamugiraho ingaruka, amafaranga yashoye atazahomba. Iribagiza amaze kumenya ukuri, imitungo yabo yose bakayisubirana, uriya mugabo agahomba. Mwumvishe ko uyu mugabo yashyizeho n'abantu bashaka, babicanyi bashaka uyu Kamarade na Emily kugira ngo batazamugezaho umuti. Kandi twamaze kumenya yuko uyu mugabo Emily na Kamarade
bagiye gufata umwanzuro bakirukanka bakajya guhereza iribagiza uyu muti kugira ngo yibuke. Kandi koko dutegereje kureba uyu mugabo Kamarade na Emili bari bugeze umuti kuri iribagiza koko, k'uyu mugabo Rugema yakataje yashyizeho abantu bagomba guhiga Kamarade na Emili, barawugezayo amahoro. Icyo ni ikibazo dukwiye kwibaza. Ariko uyu mugabo bita Rugema nawe ari mu ntambara ikomeye cyane, kandi nawe yafatanyije ni nkaho ni umufatanyacyaha wo kugira ngo bagambanire uyu mwana w'umukobwa bita Iribagiza. kandi ukuntu uyu mwana w'umukobwa Iribagiza abakunda uyu mugabo Rugema ni ibintu byantangaje cyane. Ariko byange binoge ukuri kugiye kujya ahagaragara hagati ya Nyirantambara n'uyu mugabo Rugema na Fabiola mwenyewe. Amabanga yabo yose agiye kujya ahagaragara. Twihuse ku rundi ruhande, mwabonye ukuntu Papa Cyusa na Mama Cyusa baricaye baratekereza bavuga uti Mana y'isi n'ijuru, uriya muryango ufite ibibazo, uriya mugore Nyirantambara afite ibibazo, murumuna we aratwise, umukobwa we aratwise, kandi birengagije yuko bashobora kuba umuhungu wabo Cyusa ariho wateye inda uwo Isimbi bari kuvuga. Nyamara koko twabonye koko Isimbi aratwite, ariko nanone twabonye ko uriya muryango wo kwa Isimbi, wo kwa Mama Isimbi, wo kwa Nyirantambara ufite ibibazo, niwo muryango ufite ibibazo. Niyo mpamvu umuntu bita Papa Cyusa na Mama Cyusa bicaye bakavuga uti dusesengure neza uriya mwana w'umukobwa ko tutabona imico ye idahuye n'uriya muryango, iriya miryango ko twabonye imico yabo ko tutanabashyingiramwo, uriya muryango bimeze bite? Dukwiye kwicara tugaperereza, tugashaka amakuru, tugashaka iyo bwabaga, tukareba neza inkomoko y'uriya mwana w'umukobwa Iribagiza ahantu yavuye n'inkomoko, kuko uriya mwana ntabwo ari uriya muryango, n'amaraso yabo aratandukanye. Uriya mwana agira imico myiza, uriya mwana arubaha, uriya mwana ndamukunda cyane. Dukwiye gushaka amakuru y'ukuntu uriya mwana yageze muri uriya muryango, kuko ntabwo ari uriya muryango, ntabwo ari uwabo, ntabwo ari amaraso yabo. Bivuze ngo rero uyu Nyirantambara n'uyu Papa Isimbi bahoze ari inshuti z'uriya muryango. Uriya muryango barawuhemukira, mwabonye ukuntu amateka yose twagiye tuyumva ukuntu byagenze. Byumvikane yuko n'iriya mitungo yose ari kwa Iribagiza, kandi kwa Iribagiza bigaragara yuko bahoze ari abakire cyane, ari abakungu. Bivuze yuko rero uyu muryango wo kwa Nyirantambara ufite ibibazo rimwe kabiri gatatu, ufite ibibazo. Uyu mwana w'umukobwa rero bitwa Isimbi we rero nawe zigiye kumwakana, yahoze yigira umutoni, yahoze yigira umuntu urenze cyane, akihenura ku muntu bita Iribagiza, nyamara n'imitungo barimo si yabo, ni yuriya mwana Iribagiza. Zamwakanye rero aratwite, arazibandwa zerekeza ko Imana ikomeje guhorera uriya mwana Iribagiza, kandi uyu muriro agomba kuwucamo, Iribagiza agomba kuwucamo. Twabonye ukuntu uyu mwana yarwanye intambara zibaho zidashoboka, baramuroga bagira bate, ariko uyu mwana w'umukobwa ndazi neza yuko agiye kubona ikiganza cy'Imana, agiye kubona ko Imana iri kumwe nawe, dusigaye dusenga twibaza ngo tugiye gusenga twibaza ngo Imana idufashe Kamarade na Emili bagezeyo uyu muti amahoro,
kandi tuze kubona umuntu bita Iribagiza Imana ikomeza kumushyira mu mababa yayo. Ciao ciao, ndabakunda cyane, reka turebe uko biza kuba bigenda mu kanya gato.